bugaragare ku munota wa mbere nzongera nze ngashakishe oya reka batazigira akantu ka hatari niyo kashaka guflexiinga ngo ntihakagera nagasanga ikwako. ariko bi ko numva uri umuntu urakaye cyane n'iki cyane cyane Godfather yakoze ukavuga ati uno munige iki kintu yaragikoze ngiye kirambabaza cyane ngomba kumukurikira paka. Njye umuhasi ushaka ubuzima mu kimwe sararabuze ishami yanjye ye niga yamaze kwidundira ahantu. Ibyo nimba mutari mubizi ko ku muhanda bibaho ntabwo tubivugaho. Iyo ushatse kubivugaho uba ari agatwe kamwe kazanye ubugoryi. Niga niyo waba ukorana na RIB njyewe ndi RIB. No way. Wabyemera le poete wabyemera ko nshobora kukubwira ngo niga uvuga ibintu bibi nta kinyabupfura ugira ntabwo uri kinyatrap wakifanya marke ushobora kubinsaba ariko ntibikunde ntabwo ushobora kugira ngo ungire inama kandi nayishaka. Widumbukiza mu birori ngewe n'undi wese wari hano yabitubwira umuntu ntuzidumbukize mu birori ukigeze ku rwego rwo kujya widumbukiza mu birori uba umeze nk'umuntu batigeze abaha agaciro mu buzima busanzwe ugatangira kwidumbukiza. Uwo muji yaje yidumbukiza mu birori byacu twatashye papa njyewe n'abafana banje twaje ngo gushyigikira umufana bro. Gushyigikira abafana wafanye ndi kwanza first thing first wazaliwe biri muri business zacu. hari ukuntu telefoni yawe irimo irica like sound ntabwo tuyumva neza iguma igenda igaruka like irimo irica ikiganiro ukuntu tu sinzi ukuntu ahantu wayitereka irimo iratuma abantu badakurikirana neza tu. Big Brother Muheto. I know ntabwo waba uri umurapa rero sometimes wenda utanasoma Bible. So soma Bible. Okay. Ngeguhereza amagambo atatu ingero eshatu. I know kuri bukuremo Christian iki. I know kuri bukuremo ibintu ushaka to cyangwa se wenda ariko birabajya bavuga nanone ngo biragoye gukangura umuntu wisinzirije kuruta umuntu usinziriye. Ago ngebwira ibintu bitatu. Muri biraranditse ngo hari igihe ujya gutokora agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe ukirengagiza umugogo uri muri ryawe. Iki ni kimwe gikunda kugaragara ku bantu benshi kuri no mihanda, haba kuri byakubaho, haba no kuri Godfather byamubaho. Icya kabiri ajya avuga ngo nusanga ingurube mu kiraro ikagusiga amasogoro uzabyihangana wivurugutane nayo, ariko bizatugora gutandukanya ingurube n'umuntu wivanze n'amasogoro y'ingurube. Cya gatatu Einstein yaravuze ngo mu kinyejana cya nyuma abantu benshi bazaba basonze kumva ubugoryi kuruta kumva ibintu bizima. Egereza ko muri ibyo bintu bitatu rwose nshobora kuba ngushubije mu buryo bwanjye, ariko nanone nkongera nkavuga bino biboro Muheto. Uriya abantu benshi bakora amakosa menshi, bakora amakosa. Even Bushido uvuze ngo ari hano kuri TikTok ngo kuri mission, nta muntu uza kuri TikTok uza kuri mission nawe ugahinduka mission, ntago bikunda. So hari amakosa menshi ahakorera tukayirengagiza nk'abafana. Ntago robe no umuntu nge navuga ngo ari kuri mission ngo bimeze ngo
ngo ari kuri mission no kuko none se niba Lepoet. Muniga nta kintu ari kuvuga mani, Muniga nta kintu. Lepoet. Uretse B. Lepoet uretse gatoya. Like B, wait a minute. Lepoet, you have to choose conversations ugomba interacting in na conversation you cannot interact in. Urumva? In the conversation ni ya Bitre, one of the best rappers mu gihugu. Njyewe Superstar bro. Okay, nta kibazo nanjye nari ngusabye umwanya niba hari ndengere mu mbabarire. ushobora kwimanura. Okay, no problem. Cap. That's a cap, nigga. Alright. Urumva? Ako Dumba. Yo. Je ikintu navuga kuri uriya Muniga ni virus man, ni virus muri industry kabisa nje uko mbibona. Man, umuntu ufata tubonye dufite examples z'abantu barenga nka 5 bagiye babura bakabura gutyo bakaba bari muri jail zarabariye n'ibindi man, kubera Umuniga w'umusazi umeze kuri yirirwa avuga bullshit kuri live. Nese ubwo we ko bakwemera utavuga biriya bintu. Dumba baramwemera usibye no kuri internet yanyu. Dumba baramwemera in real life in their field. No Dumba ni real nigga man. So, Maniga B. Yo. None byasaba iki kugira ngo we na Godfather mushobore kumvikana muri kwisahani? Uzane dusangire turebe. Uretse rero kuntu imbwa itinya shebuja. Ngiye kongera mbigusubiriremo Dumba. Imbwa itinya shebuja. Ndamutumiye ku meza turebe koko abikora. Aze hano. Papa, natabishobora. Jewe anumika kaza nambaye costume nane, apana cravate ne. Ora ya ne. Namupropinga mukandi sage, very polite. Ndakwa muje. Kugira ibyemere na anumire cyangwa se yita papa akore erreur imwe. Dumba wamuzanye. Godfather namuhamagaye namuhamagaye niyitaba. Dumba ariko mbabwira Afite ubwoba. mbabwira agastori keza koroshye. Uriya muji gushaka kayi Rwanda iyi satinga muzara isa papa ko mu Rwanda yafitinga hanze y'u Rwanda ntibamwumva kereka ashatse umuvugizi. Noneho gatatu ni real story. Azabanza picking ideas, azaba amenye ko yarenganwe n'imyaka papa. Noneho kuba umunyarwanda bakabiharanira bakabikorera, ntabwo urubyiruko rw'u Rwanda rumushaka mu bintu byabwo. Ntabwo urubyiruko rw'u Rwanda rumukeneye mu bintu byarwo. Niyo yazana bag y'amafaranga. We good like for real. Muniga se ni igikimana. Uriya mukiri kujya kuzana itiku ryo kwerekana yuko uyu yaraburije undi yibeshye ku kintu akagabo karifata kakifiriga mani mu gihe abandi batarapuropingamo. Buriya yiyumva ko arenze kubera utari bwaze ngo umwereke ukuntu urenze. Kwemeza yuko ndenze iri joro ntabwo ari buri kuvuga.
ashaka iri joro eh navuga ndabimbwa navuga akazi karahagaze akazi karahagaze bitre ko Godfather akingura live y'amakoini buri saha ko n'ubu ngo bashobora kuba agiye gufungura ariko navuga ubugoryi ntabwo azongera kuvuga ubugoryi mari narabanje mukikinga out of Twitter azaza bivuge ko atari ko nabigenje ngaho naza kubwira ibintu namukoreye byarangiye bibaye ibanga bishatse kubibanga oya yanjye ari wanyise Landlord aka the best n'ibindi naragenze ndabona ariko aracyabahimbiraho nimba koko adahimba ari nyawe aporopingemo papa ndahari ashake kunyubikira ndagaruka mana we ntabwo ndi busitepinge ji adapfuye it's about to kill it ntabwo uri busitepinge bi adakoze iki Yeah, goofiest nigga, nobody. It's just AI. He's just internet. We get out of it. ariko Bush mwana mutumye araza yaguhaye izihe information yakuye hano Bush nagazaseba niyo habiki niyo wakaranga ibuye rigashya probleme ese uko byagenze Bush na Kasuku wabifashe gute Bush na je agurube umuhinzi mworozi arasa nkabyo ntago yavuga ku muziki icyo gihe naba nawe ukora